bisanzwe iki ni ikiganiro Street Beat ubwo dusura abanyempano abantu bagiye bafite impano zigiye zitandukanye. Kuri uno munsi twasuye umusore wacu agiye kutwibwira, kandi mwibuke gukora subscribe kuri TV channel yacu. Yes musore, mukurikira amakuru ni meza cyane. Bakwita iki? Amazina banita Tios, n'amazina nkoresha. Ngo ejo twabonye baratsinze amarushanwa yategwa na Limited mu kigo cya Ebuseta Rwamagana. Ese kuri ubu yakiriye ute? Niyakiriye neza cyane kuko ni ibintu byashimishije, dore ko hari n'abantu benshi bafite impano, ariko burya kuko iyo ufite uko witwaye imbere y'abajaje nuko bigenda, noneho bijyanye n'umusaruro mwiza birashimishije. Kuvuze ngo iyo witwaye neza, ese hari ukuntu wenda washyizemo ukuntu barakubera? Birimo koko nibyo, kuko hari uburyo nitwaye ndebye nkurikije ibyo bisabwa mu marushanwa, hari uburyo nitwaye nkanakoresha na ya mpano mfite mbasha noneho kuba natsinda amarushanwa. Ese kuri ubu ngubu impano yo kuririmba wayiyumvishemo ryari, wayibonye ryari? Impano yo kuririmba nayo yumvishijemo kera, kuko natangiye kumva ko nshobora kuririmba indirimbo mfite imyaka 8, niga mu mwaka wa 3 primaire, niho natangiye kuba nakwandika indirimbo, nubwo ntigeze mbasha kuyigaragariza buri wese, ariko niho natangiye kwiga impano yo kwandika indirimbo. Nahise muri makeya tubwire wenda n'imbogamizi zatumye iyo ndirimbo yawe itajya ahagaragara mu bantu bayimenye. Natangiye mfite ubushobozi buto, kandi nta n'umuntu uwo muri family wo kumfasha cyangwa se undi muntu wakumva igitekerezo cyanjye ngo abashe kugisapotinga. Niyo mpamvu rero byangoye cyane, kandi na mutoya ntabwo njye nabashaga kuba nakwiranja ngo ibintu byanjye biri gutegura bibashe kujya ahagaragara. Ese kuri ubu ngubu ufite indirimbo zingahe ziri hanze? Ubu ngubu indirimbo ziri hanze ni 2 nizo zikoze, ariko hari indirimbo zanditse zirarenga muri 25. 25 ari nyinshi. Ni nyinshi, urebye ni nyinshi kubyumva, ariko kuri njyewe urumva ntaho ziragera, kuko nkurikije projet mfite ntabwo zari zaba nyinshi, nta nubwo zirana. Ese kuri ubu ngubu ugiye gukorana na Limited, hato na hato ugiye kubona support nyinshi zigiye zitandukanye, kuko buriya kuri uwa mbere hari benshi baba bakubona niyo mpano. Ese wenda ni iki wabwira mu bo mwarushanwaga, ikintu wenda bakosora, ni iki wabagiramo inama kugira ngo ejo n'ejo bundi bazatsinda amarushanwa? Ikintu bakosora ni ugutanga message igaragara, si ukuvuga ko message batatanze itagaragara, iragaragara cyane, ni n'abahanga, ariko noneho bakagira uburyo bitwarira amarushanwa, bakirinda ubwoba, kandi bakagira na repetition bagakora cyane. Nta kindi narenzaho, ndumva buri kimwe cyose iyo wagiteguye neza kigenda neza. Wenda tugana ku musozo w'ikiganiro, watubwira plan ufite? Turi na 18, turi mu mezi abanza y'umwaka, ntabwo turagera kure cyane y'umwaka. Ese ufite plan kugira ngo abafanzi bakubone uyu munsi kuri Focus TV, bazakubone wabaye umuntu munini cyane? Plan mfite ni nyinshi, kandi ni ndende cyane. Ukuvuga ngo kuva nagize amahirwe yo gusinya amezi 6 muri Unlimited, ngiye gukora ibintu byinshi, kuko ngiye kubona abantu babasha kubisapotinga. Kuva ngiye mfite indirimbo ngiye gutunganya ziza video na audio, kandi zizanyura abantu. Ikindi kandi ngiye kuba hafi y'abafana bose. Nicyo kintu cyo gukora no kugenda n'ibikorwa cyane. Murakoze cyane, kandi twishimiye ubutumire bwacu ko mwabwitabiriye na Focus TV. Ciao abakurikiranye Street Beat, murakoze cyane.